Muraho neza nanone inshuti zanjye, ni ikaze kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Umunsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye abantu benshi bibaza ndetse ntibanakitaho, ariko abenshi twibaza ati ese kuki abantu banywa amazi make bakunda kurwara bitunguranye? Ese waba warigeze wibaza impamvu nyine abantu bamwe barwara bitunguranye ntibabe bafite indi ndwara isanzwe? Akenshi bikagaragara ko kunywa amazi make ari imwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutera uburwayi. Twese rero tuzi ko amazi ari ubuzima, ariko se ni gute kutayanywa bihindura icyago gikomeye ku buzima, cyangwa se bihinduka icyago gikomeye ku buzima bw'umuntu? Rero muri ino video yose tugiye kurebera hamwe impamvu abantu banywa amazi make bakunze kurwara bitunguranye. Bashobora ko nawe waba utayanywa, unywa amazi adahagije. ku munsi iyi video irarangira ubashije gusobanukirwa ndetse umaze no kumenya ingano y'amazi ukwiye kunywa kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakangurira gukanda subscribe nimba utarabikora, ariko ukwiye no gusangiza abandi izi video kugira ngo nabo bakomeze kugira ubumenyi. Kandi ni byiza kureba video kugeza irangiye ndetse n'ahandi zinyuramo mukazireba, kuko byose biradufasha kandi namwe bikafasha kugira ubumenyi buhagije. Ese ubundi uruhare rw'amazi mu mubiri w'umuntu ni uruhe? Amazi buragize hejuru ya 60% by'umubiri w'umuntu mukuru. Uvuga ngo umuntu mukuru, iyo tuvuze amazi, ibigize umubiri we hejuru ya 60% ni amazi. Uvuga ngo ano mazi rero niyo afasha gutwara intungamubiri n'amaraso mu mubiri, afasha kuba umubiri wagira igipimo cy'ubushyuhe buringaniye cyangwa se butanakabije. Ikindi ano mazi afasha mu gukura imyanda cyangwa se gufasha imyanda gusohoka, inkari, ibyuya, imyanda yo mu mara n'ibindi. Ikindi afasha mu kurinda imitsi n'utunyangingo. Iyo rero tubuze amazi mu mubiri, ibintu byose bihita byangirika. Urumva ko amazi rero, nimba tuvuga ngo 60% by'umubiri w'umuntu ni amazi, urumva ko amazi afata umubiri w'umuntu runini cyane. Kuki abantu rero banywa amazi make? Impamvu wenda abantu benshi twibaza dushobora gusanga banywa amazi make, hari ukudasobanukirwa n'akamaro k'amazi. Ino video ije kugira ngo dufashe kumenya akamaro k'amazi. Ikindi hari ukuhugira ku mirimo, abantu bamwe bakibuka kunywa amazi, cyangwa se n'ababyutse bakinywera ikawa, bakanywa fanta cyangwa se icyayi, ariko bakibagirwa kunywa amazi nyamazi. Ikindi hari ugufata ibinyobwa bifite isukari cyangwa se kafeine nk'aho byasimbura amazi. Abantu bumva ko niba nyweye fanta bisimbuye amazi, ariko hoya. Hari n'abandi bamwe bavuga ngo sinshyushye cyangwa se nta nyota mfite, nyamara inyota siyo ihita igaragaza ko ukeneye kunywa amazi. Rimwe na rimwe biba byarenze, iyo watangiye kugira inyota burya wageze umurabo wabuze amazi cyane. Niyo mpamvu tukwiye gutegereza kugira inyota kugira ngo unywe amazi. Niyo tuvuga ngo umuntu mukuru akaba anywa nibuza hagati ya litiro 2 n'eshatu ku munsi z'amazi. Ibimenyetso by'uko umuntu anywa amazi make ni ibihe? Icya mbere, niba unywa amazi make uzasanga umunwa wawe cyangwa se iminwa yawe ihora yumye kenshi, ururimi rufite ibintu by'umweru bidasobanutse, umubiri wawe uhora urushye bidafite impamvu, n'imbonano umunaniro udafite impamvu, ushaka gusanga ari ukunywa amazi make. Uruhu rwijima cyangwa se rukabura ugukweduka. Ikindi ugasanga umusarani inkari zijya gusa n'umuhondo mwinshi cyangwa se zirimo umunuko. Nimba unyara inkari zinuka, aba ari muri ammonia. Ammonium ni ikinyabutabire cyari kiri mu nkari, icyo cyerekana ko unywa amazi make. Niba inkari zawe zidasa n'umweru, ubundi umuntu unywa amazi ahagije inkari ze zakabaye zisa nk'umweru. Kwabara umutwe kenshi, kurwara constipation bishobora kuba ibimenyetso byo kunywa amazi make. Indwara zituruka kunywa amazi make ni izi: hari indwara z'impyiko. Amazi make buratuma habaho kubumbira kw'imyanya mu mpyiko. Nivuga ngo hashobora kuzamo utubuye mu mpyiko, umuntu ashobora kwicwa no kudakira impyiko. Nivuga ngo impyiko zikeneye amazi ahagije kugira ngo zibashe gukora zo ubwazo. Nivuga ngo rero iyo impyiko zitabona amazi zirangirika. Hari indwara z'umutima n'amaraso. Iyo amaraso ahinduka menshi cyane kuko nta mazi ahagije arimo, umutima uraruha. Byongera ibyago rero bya hypertension n'uduce dufunga imitsi, clots. Indwara z'urwungano ngogozi, constipation, indwara z'udusabo tw'amara, indwara z'igifu. Amazi make yongera acide mu gifu. Ikindi kunanirwa kw'imitsi n'imvune z'umubiri. Amazi ntabwo afasha gusa amaraso, ahubwo anafasha imitsi gukora neza. Ibindi nimba utanywa amazi bishobora gutuma ukubura ubwenge cyangwa se guhungabana. Ubwonko bukenera amazi cyane. Amazi make bishobora gutuma ubabara umutwe, migraine, stress no gutakaza kwibuka, memory loss. Uburyo abantu barwara bitunguranye kubera amazi make: hari uguhagarara k'umutima, cardiac arrest kubera clot, stroke, indwara yo guterwa
n'amaraso afunze yafunze imitsi mu bwonko, gucika intege mu buryo bwihuse, collapse, heat stroke mu gihe cy'izuba ryinshi, impyiko zihagarara gukora ako kanya umuntu agahita arwara impyiko. Uko wabyirinda, ukwiye kunywa niba litiro ebyiri z'amazi ku munsi ku bakuze, ariko bikaba byinshi ku bantu bakora siporo cyangwa se batuye ahantu hashyushye. Kumenya ko nta kinyobwa gisimbura amazi, fanta, ikawa, inzoga ntabwo ari amazi, ibyo tujye tubimenya. Gushyiraho gahunda yo kunywa amazi buri masaha make make, ntabwo ukeneye kunywa menshi cyane, ukwiye kuyanywa inshuro nyinshi. Kumenyereza abana gukunda amazi, kugenzura ibara ry'inkari buri munsi, wabona zaba mu nda bikagaragara ko amazi ari make, ibyo tujye tubyitaho kuko amazi ni ubuzima. Nitujya tubivuga mujye mumenya impamvu amazi ni ubuzima. Rero twite mu kunywa amazi hato tutazarwara zino ndwara twavuze haruguru. Uko wakwirinda twabivuze, icyo twasoza tuvuga amazi ni ubuzima nk'uko namaze kubivuga. Uramutse utangiye kumva umunwa wawe wumagaye, wari ukeneye kunywa amazi, yanywa hakiri kare, ntutegereze kugira inyota ngo ubone kunywa amazi. Ikindi ukwiye gutangira uyu munsi nyine shyira cyangwa se genda n'ahantu akantu karimo amazi yo kunywa ku meza, ntakabura amazi. Kunywa amazi make bishobora gutuma urwara bitunguranye, ariko kunywa amazi bihoraho bishobora kurinda urupfu rutunguranye ku buzima bwawe. Rero ndabakangurira kunywa amazi kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza. Murakoze cyane, subscribe kugira ngo mukomeze kubona video zitandukanye. Bye bye. Muraho neza nanone inshuti zanjye.